banje gusuhuza wowe uteze amatwi YouTube channel TV 20 cyangwa se 20. Ndagira ngo muri uyu mwanya tuganire uburyo ki ushobora gukoresha cyangwa se gushaka link kuri YouTube uyisharinga kuri WhatsApp cyangwa se Facebook. Mbere na mbere abanza ukajya muri YouTube, tegereza yuko ifunguka. Iyo imaze gufunguka noneho ikintu ukora ujya muri research, ugasarchingamo iyo wumva ushaka gukorera link. Ubwo tuvuge wenda gushaka urumuri cyangwa se kadushaka urumuri rw'iyi channel yacu, ariko urabona yuko hano habanza irimo ariko twamere nkaho tuyisacinga. Dusacinga urumuri TV 20 mu gihe irimo gufunguka ikaba irimo itinda. Urabona yuko iyo twasacingaga cyangwa se yindi twashakaga yuko dukorera link ku buryo twayisangiza kuri WhatsApp cyangwa se Facebook cyangwa ahandi hantu. Wowe uri kureba iyi video rero ndagira ngo ukore subscribe munsi iyi video, ukore no kunzogera kugira ngo dukomeze dushyigikire, kugira ngo n'ejo bundi dukomeze tuguhe izindi video z'ubwenge. Ubwo turaza noneho turebe ahangaha urumuri TV 20 tureba niyo twashakishije. Turaza tureba ahangaha hari utudomo dutatu. Areba urumuri TV 20 hari utudomo dutatu, dukoreho ahita haza share. Nyamara kuza share uhita ukora kuri share. Tegereze. Nyamara gukora kuri share tugiye kuyikopi. Turakora copy link. Nyamara gukora copy link urabona hasi hano hahise handika copies. Icyo uri bumare gukora urahita uvamo. Nyamara kuvamo ujye kuri internet, ujye muri Google, ikintu uri bukore urahita ushakisha urubuga bita bintry.com. Numara gushakisha bintry.com murabona hariho urabona iyi ngiyi ibanza, murayibona niyo rero uhita ujyaho urayinjiramo. Numara kuyinjiramo tegereza ko ifunguka. Iyo tugetegereje ko ifunguka, wowe utarakora subscribe wakora subscribe, ugakora share na like kugira ngo dukomeze. Urabona yuko yafungutse n'ubwo itarafunguka yose. Urabona hano short links, big result. None icyo uri bukore uraza hano ahangaha urabona get started for free. Urabona hano handitse shorten your links. Ahangaha ubona hari umweru. Urabona shorten hano hejuru handitse shorten your links. Icyo uri bukore urahama ukanzemo. Nuhama ukanzemo urabona hajemo paste. Urahita pastingamo ya links washaka gukora ya channel urumuri. Icyo uri bukore urahita uza hano munsi handitse shorten, uhite uhakanda.
numara kwakanda harahita haza copy, uhite urabona yahisizamo ihinye cyangwa se ari impine atari ndende nka ya yindi, urahita ukora copy, urahita wakubwira ngo copy, ahita hazamo iyi mibare. Icyo uri bukore urahita uvamo, noneho wongere usubire. Ushobora gusubira kuri YouTube cyangwa se ugahita ujya kuri WhatsApp, wenda utajya nko kuri WhatsApp, wenda bitewe n'uwo ushaka kuba wayisangiza. Reka wenda kuma kuri uyu wa mbere ushaka kuyimusangiza, uraza kwa kundi bisanzwe ugakoramo, ugamukanzeho, urabona ko bakubwira paste, ugahita pastinga. Urabona ya yindi y'impine yacu iyo twahinye twashaka gukora link, urabona yajeho, uhita ukora send, ukayisendinga ikagenda. Aha ni kuri WhatsApp. Ubwo kambereka wenda iyo ushaka kugira ngo ayirebe, ukandaho gutya, aragenda agakandaho iyo yagezeyo, yayibonye. Uyakanze ndi kubereka uko we agerayo akabibona. Urabona hano hahise hazaho open, we cyaza iyo umugezeho, ndi kukwereka uko iyo umugezeho bimugendekera. Nuko nguka ahita aza, ayifungura, nyangane mu gihe network zitari gukunda neza. We iyo ayifunguye, wowe wayohereje ya link ihita iza ikaza kuri YouTube, bisa nk'uko ahandi ujyeyo nkajya nubwo network ubona yuko zatinze, urabyihanganira. Yihangana kuba network zatinze. Icyo nagusaba nk'ubufasha, komeza ukore subscribe, ukore like na share, ndetse umwe na comment, ndazisoma kandi ndabasubiza. Ndagira ngo ubutaha wenda mu gihe n'ubu yatinze, urabona yuko yaje ahita ayibona imeze gutya kuri ya link namuhaye, nuko biza kuza bimeze. Ubwo ndabona yuko mwayibonye nubwo network yari yanze. None reka tujye kuri Facebook urebe ukuntu wayisangizaho nanone. Icyo ukora nta gihinduka kinini cyane naho, no kuri Facebook naho ni nk'uko bigenda. Naho uraza ushaka kuba wayisharinga, wenda ushaka kuyisangiza. Urabona ngiyo mu binoze yanjye, ndaza naho aho nshaka kuyisharinga, wenda kavuga ko nshaka kuyishyira muri group. Urabona ko mfite group muri TV, nahemeza. Ndahemeza naho nshaka kuba nayipostingaho cyangwa se kuba nayishyiraho. Icyo nkora, ndaza ahandi nshaka kuyipostinga, naho ngahama nkanzeho, uraza ugahama ukanzeho, aho naho hakazaho paste, ugahita uyipestinga. Urabona yuko ya links yajeho, hanyuma icyo ukora ugakora done, ukayipostinga ukumva ubishaka. Urabona yuko yagiye rero, yagezeho posting. Icyo musaba rero, kora subscribe na like, share ndetse umwe na comment, kugira ngo ubutaha noneho tuzarebe uko icyo warebaga kuri YouTube iyi ngiyi isanzwe twakoreyeho, uburyo wahita downloading iyo video cyangwa se filime wareberagaho, ukayidownloadinga mu gihe waba ufite application ya Vidimate. Murakoze.